Teka niwe mwungeri wanje sinzakena njyamisha mu cyanya y'ubwatsi bubisi jyana iruhande rw'amazi adasuma ansubiza intege mu bugingo anyobora iyo gukiranuka naho nanyura mu gicucu cy'urupfu sinzatinya kuko ndi kumwe nawe. Ariko kwe uyu mugabo nzaje mpora mucaho uko muciyo nsanga ari mu byaha mureke. Imana iradukunda kandi nubwo twirengagiza abantu bawe yaremye, uyu mugabo nshobora kumusengera abadayimoni bamurimo bakamushiramo bikaba nka kwa kundi bakuye ikirema imbere y'urusengero kikama gihaguruka kikagenda. Nanje ko ubundi umva umwuka undimo gukuramo amapepo ufite Imana guhera uyu munsi igiye kukunaga mu kidendezi uhinduka, kuko Imana yanga icyaha ariko ntabwo yanga umunyabyaha. Niyo mpamvu nari nambutse maze iminsi nkunyuraho numva imbaraga z'Uwiteka ziri kunsunikira impande yawe ngo ngusengere nguhindure ubu umuntu musha. Imana ifite imbaraga zo kugukuramo abo badayimoni, ayo mapepo akagushiramo ukaba umuntu muzima ukongera ukagaruka imbere y'Imana ukongera ugakarabu gaca nka kera ukamenya kwambara nka kera. Abo badayimoni iwanyu bagushizemo, ayo mapepo mufite kubera iwanyu guterekera, Uwiteka araje yahindure. Iyi mitego ya Satani nagiri bumfata kuko maze iminsi ngunyuramo nyura hano, ariko Imana ikambwira iti Isa itaragera igitangaza kigakoreka. Ngiye kugusengera mu izina rya Yesu. Iyo myotsi yayisohoka niyo wamize mbere irasohokamo kubera gukora k'Uwiteka Imana yacu. Ntabwo izemera ko izina ryawe rikorwa isoni. Mana umagarika ijanga n'imbaraga zo kwirukana amapepo uyu mugabo afite, amuvemo mu izina rya Yesu, amushingukemo. Mana n'imbaraga zumukuremo kuno ari gutunuka gana ingurube bagiye gucinja cyangwa za zindi wafashe mu gihe abadayimoni baba bari muri wa muntu ukamuzoherezamo. Reka bibe no kuyu mugaragu wawe, reka bibe kuyu muvandimwe wawe, uyu mugaragu wawe reka yongere agaruke umuntu. Mana mukuremo umudayimoni w'itabi. Ngiye kugusengera ku buryo ibintu byose bigiye guhinduka. Sengera nde mabere ya nyoko. Ibyo byose ni Satani. Fuck you man. Satani je mu birunga, je kuzimu, je mu nyanja, yakumurena mu mazuku. Ntabwo uzatera umukozi w'Imana ubwoba. Ngo Satani aravuga ariko kuzimu araziritse, nawe unarangije kukuzirika, ntabwo nteye ubwoba. Ahubwo nguteye ubwoba. Ntabwo nteye ubwoba. Na Satani Yesu akimara gupfa yumvishe yuko amaze kumubamba ku musaraba, ariko yaramanutse aje kuzimu amusanga aramukandagira aramupfunyanga asiga mumenye impanga aramuzirika. Ntabwo wananiwe Uwiteka Imana. Agasengi. Izo mvugo zikuzimu ziyamaze kuva murakira Yesu, uravuga Yesu. Vuga ngo Yesu. Papa yakareka mbanze. Vuga ngo Yesu. Reka mbanze ngatogose. Uramuvuga. Reka mbanze nshiremwe imbere. Uramuvuga. Ibyo byose. Mundi nzenya kandiremwe imbere. Ukandike. Mfite imbaraga zo gukomera z'Uwiteka, nasizwe amavuta ntabwo wantera ubwoba. Bava hano naguhindurije. Uzobaze. Benshi nasengeye nkawe ndababwira ni Uwiteka aratuza. Tankuraho wa murisi. Tankuraho wa daje. Wa Jerema karapa. Abadayimoni ufite ntago bankanga. Karitasi nagica umutwe. Uzobaze ari n'amadayimoni ariko kuvugiramo. Satani uri kuvuga urihe?
Satani musohokemo, Satani muvemo, musohokemo mu izina rya Yesu. neye kurapfa iza Tupac. Ntugakine n'Uwiteka Imana yawe. Abagukoze ibi byose barakorwa n'isoni. Abo badayimoni ayo mapepa arakuva marashira mu izina rya Yesu. Ndi hano kubw'imbaraga z'Imana no gukomera. Ntabwo bamfite. Warangije gutonyanga se? Ntabwo bamfite bwo guhamya Yesu. Urangiza gutonyanga ndabura. Kandi ubundi nkurye gikora. Ahubwo uko pfukama. Agaswinge. Ibyo bitaye byawe ko birangije. Pfukama. Ko pfukama ngusenge. Ye ntabwo wayobye ubuyira se. Njewe maze iminsi kunyuraho ahangaha. Imana ikavuga ituramuruzo mu kubaza. Niyo mpamvu nanje navuze ngo uyu munsi ndavana bikemutse. Wanyereye ndakenda mama. Ntabwo nanyereye. Biraza kurangira wewe tugiye mu rusengero. Kanya ndagufatisha fete. Ngo Yesu ari kugenda atoranya intumwa hari n'abamukurikiye. Ukura urankurikira. Turavana tujanye kandi turajana kubana mu rusengero. Ubona urampa nomero ze. Inde ngo wa nimero ze? We Yesu. Uwitekera kwihamagarira ubwe. Uku mpagaze hano kera yaguhamagaye. Ubu ni nkaho njeyo nabaye mikoro Uwiteka uko aramvugiramo. Koviye mu mwahazi biki. Umwuka w'Imana. Tuba twahaza umwuka w'Imana. Amuje kumva. Ntabwo turi ngamwe mwahaze umwuka w'itaye muhaye mumwa. Ibyo bitaye mumwa. Bimwe bigenda bikabica. Bikabahindura mu bwonko. Ariko ndi hano ngo ibyo byose mihindura. Mumara kuzuza mukaza kunturiraho ubwangati. Ntabwo tumara kuzuza. Ahubwo vuga ngo tumara kuzuzwa. Imana ikadusiga amavuta twaza tugakiza abantu bayo. Ye wagiye kwibwira inka Nyabugogo. Ntabwo nje ndi umuhanuzi w'inka. Imana yantumye ku bantu bayo. Urapfukama ngo usengere uhinduke. Harya inka y'inkungu bayitinya. Urapfukama ngo usengere uhinduke. Ye urataha ayo matwe nayakuyeho ndagaswe. Uzobaze turimo imbaraga twahawe ubutwari bwo gukanagira inzoka na scorpion. Ntabwo wowe ari wowe wananira Imana. Kansi umwana w'umuntu. Wowe Imana igufiteho ububasha bukomeye. Toka Satani ntugatera ubwoba mu izina rya Yesu. Satani araziritse ibyo yakora byose kuzima araziritse. Arahambiriye. Izo ni imbaraga za Satani. Ntabwo zija zintera ubwoba. Akomana umuntu wamenyereye uramuzi. Izo ni imbaraga n'uwawe uvuga ni daimoni. Ndakobashije uramuzi. Uvuga ni Satani. Kavuga ivumo rujye wadajewe. Uko urabyumva ibyo niko nakubwiye. Biragira bigushire mu tuzo. Akaswe ndaje ngo ukore munsi n'azamatwi ifiye. Uzobaze. Imbaraga mfite ntabwo wemereye kunkoraho. Muzenguka arange se. Imbaraga Uwiteka yampaye ntabwo wemereye kunkoraho. Ni cyanwa kibereye nkindagasa. Urongera kuzunguza ku kaboko Uwiteka aragahina. Aragahindukiza kareba inyuma. Kurongera gutinyuka gukora ku mukozi w'Imana. Ariko wanatsapye. Uwiteka araguhina kaboko. Karavati kote. Abana b'Imana nacongo nyine nguze kundiraho voka. Abana b'Imana dusa n'ubwiza bwayo. Baje barimanga abana b'Imana ni beza. Sikunyongoreje. Bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza. Bambaye ubwiza bw'Imana. Korera ukuntu wose. Ariko n'ugusa Yes, bira muri amagambo avuga A B C D A G A T K. Ko navuga ngo abana b'Imana ni beza kunde kuye nakwibuza nkakubwira. Ariko kirambanze nkwakire kwanza ubone kuvugana neza. Wese ngo iki wadajewe. Ko nakubwira ngo abana b'Imana ni beza. Akira abanze ufate kuri breakfast. Iyo ntago ari breakfast. Uranze. Uranze. Iyo uranze. Oya. Akira. Soma wumva. Nuko kose napfuye. Napfuye. Uva navuka nibwo nasoma ku itabi. Nibwo wasoma ku itabi. Napfuye akira. Akira nukuri kose. Oya komeza ugasoma. Mbabarira. Iyo ngiye kugutonora, ngiye kugukaranga. Nushaka uzokomeza ugume guco. Pasteur bwa urahita ubushingukamo burundu. Wadajewe. Ubu haza amaturo nyine ukaza kuzikaza kunyongorezaho. Oya ukoreka nkubwire. Akira. Nushaka uzakomeza ube guco. Uzakomeze ube guco ntabwo nzongera kugusengera. Akira itabi ryawe. Je ntabwo nza mu itabi. Ubundi bo haza. Urampa itabi wadajewe.
uramitaru ngo ngewe musengeraga uramitaru wamureze ngo nintamwe ari nutaba barankubita kandi nari ndi nje nyine ndavuga reka ndengere ubugingo bwanje nabo baye kubyo wampagaho yamani mbona mukandagire leta aza gutwika bana hari umuntu wigeze ubona nyereraho indibaza nyine iyi niga sinibera muri iyi hudu mwigeze mubona hari umuntu nyereraho usakaje amasengaze po kunuza kamwe ko kurusengero hari n'umwe negeze nyereraho ni pasteur njewe nyuze mba nibaza nkawe bituza uyongoza umuntu tevyanya ariko ko mutangiye kuzana swingi ahanga ko niba ari umusazi ariko nyuzana umusazi ndo umusazi uyu umusazi ndo umusazi vie ngende umusazi ngaye mu mutwe Nese vie bite uyu mujama kwiyongoza vie ni social kugira murekura ariko murezwe vie ni uranyakanye se nanjye basanga ari none kabe nigende ni ko mwigenda munagenda munasiga mwa ndetse murekura tubiri byari nje nta kintu mpfuye nawe nashatse ko umureza ari kunzanira inkuru z'i Yerusalemu nsi kuba kunyuza ko kubwira urimo uranzanira inkuru z'i Megidoni namubwiraga ijambo urimo uranzanira inkuru z'i Karitawumu badakewe nge byarambabaje papa nge narikebye nariyanikiye Fiyebari ko mwarebye ukuntu nagufata nka kogosha ubwo bwanwa bwamubabarira wasimbabarira erega uko ameze ntabwo wigize papa urugamba rwatangiye ariko nawe utaza kumupfobya rero ntabwo nawe waza gutya umfatira off uri gutya nje numva ko nshaka kumusengera baje kumusengera bivuze ko amufate off kugira amufata Imana nkorera mu gafuka ni pasteur wacu rega nta n'ikintu yawe ni pasteur nkorera mu gafuka k'inyuma nkurira mu rwembe nkwereza musaturita oya ibi nabyo nawe erega navuga ntabwo ari muzima erega uyu ni umusazi urona ari muzima dore ibi ngibi dore yiziritse nibyo yambaye uyu ni mwene mubabarira umuko kuko akayiko ntabwo muze bagukocorera muri iri shyamba hari cyo nabatwaye hari ikintu nigeze mbagira bagukocoreye kuri kiriya giti hari cyo nigeze mvuga nigeze ngusakuriza umusazi aravuga akagwa ku ijambo umusazi ninde ariko wowe umusazi ninde wowe anisoni ngende ntabwo mvukana nawe ngende igara yawe ngiye mvukana nawe oya ko wigenda wowe iyi niga yireke tumwakira imbabazi nka mwene data usanzwe yize yihorera iciyo yigenda databe ryanjye urishyize hehe byashize agasenge gicyo nacyo ni ikirego kureka ngende nakugurira amatabi menshi bakoherereza kandi wambwiye ko itaba ari ribi ni ribi ku buzima bwanje ko bwawe nta kibazo ni ikihe kinyabutabire muba mwanyweye gituma muza kunkandiraho intuga ntagaraso ryo mwamadage ntabwo nsonde ntagarike ngendaje amazina ya kamani nta kibazo watse kudusiga mu kibazo ubu nge nanze kurara ku gitanda nkawe nanze kurara ku buriri nkawe harimo abadayimoni bamurenze umureka ukigendera ibibazo dukora iki kugira ngo umureke uyu ni umunyago wanjye umva umupapa ko nagira ngo umbabarire reka nje ngende ninongera kugera hano nkongera nkazana ibintu byo kukubwiriza Imana izompane uzabwiriza ukabwiriza n'abasore mbabarira ngende ninongera Imana izompane hari ibintu pastor nawe uvanga hari abantu bakwiye kujyana indera uyu no kujyana indera ukamusengera nyuma ndi ushaka aya mafege kwihagarika ariko hirya nsanga byari bibonetseho nigari wamureka rero ubundi tukajya gusayuka nyine mwihorera reka izo niga amazi bageze igenda sananye tuziteza siko bimeze ariko wanigawe nawe rero
ujye umuca ujye kuko bigenda Yesu wanyuvuga ntukajye umuteza abantu nyine batamuzi ko ngaho mpa twa tunumero twa Yesu rero ubundi nawe nsigare nciringana sibyo se uko nimero za Yesu ariko kankwereke Yesu wamamagara ubundi wanigawe ubushyese wajya wafashe namwe numero ntabwo ari njyewe ntabwo ari njyewe umurebe neza nawe twese amazi ntabwo ari njyewe ubu nomero ko winsaka we reka ntabwo ari njyewe twagatura rero